bakagushyira ku nshyushyu n'umugati bashyizeho na bureba bagatangira kukuvuga bakakumanuka bakakuzamuka. Mwihangane indirimbo igiye kurangira. None izuba cyabaga icyanyuma yasoreje none cyabuze akazi. Mubyine mushimira Imana kuba muhumeka, shimira Imana ibindi izabikora. Ngiye Karabo k'Imana, ngewe Umurisho TV, Umurisho TV, Umurisho TV, Umurisho TV, tuyikurikire turi benshi, ikinyamakuru cyiza kandi cyizewe, dore nanjye ndahari. Yes, nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mukunda kandi mugakurikira Umurisho TV. Nizere ko aho muri mukomeje kugubwa neza. Niba utanameze neza ihangane nawe bwenge iby'isi ni gatebe gatoki. Umunsi ibintu bishobora kuba bimeze nabi, ejo bikagenda neza. Ngewe nitwa Karabo k'Imana, nkuko mubibona nongeye kugarukana na Pome cyangwa se Mama Ntwari cyangwa se umwite umugore wa Karabo k'Imana. Titire ikomeye, iyo titire niyo ituma uyu munsi nawe ajya mu bandi akavuga ati nanjye kabisa ndumva nkomeye, kuko gukundana na Karabo ni ibindi bintu. Gukundana na Karabo ni ishema, gukundana na Karabo ni amahirwe kwisagirwa na bakeya. Ndushaho no kugaya abakobwa bagize gutya bakitwara nabi, bakazunguza nyashi bakagenda. Uyu munsi umwe yigeze kumpamagara arambwira ati ubu jyewe nsigaye nkora akazi ko mu rugo, ariko nakubwira ngo niba unankurikiye ibyo birakureba, ibyo niwe wabyiteye nta kundi. Ngaho rero suhuza abantu bagukurikiye. Nawe wiganye umuhungu wawe. Mbeswa n'inywere. Ngiye mpora n'inywere. Igikombe nakinywesheje ubushize. Iyo ngofero sisha, ariko rero imyenda yanjye nawe ujya ugira gutya imyenda yanjye ukayiterekamo ukayimaringamo, ibyo ntabwo ari sawa. Ni yawe se? Nirse ni yawe. ariko burasetsa. Ngaho rero suhuza abantu badukurikiye. Turebe ko ikiganiro cyakora. Ndasuhuza abakunzi b'Umurisho TV. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Inshuti zacu. Yerukana kera cyane turi kumwe nge nawe turi babiri. Ariko ni kera cyane ra, ejo muri twe turi hano. Reka ngire gutya, ndabona uyu nguyu yabuze icyo kuvuga. Mbanze mbumvisha akaririmbo kanjye gashyashya mfite hano ku Umurisho TV. Indirimbo yitwa ngo Iraduhetse ku mugongo wayo. Indirimbo bivuga neza ngo Imana igize gute. Utaza kuvuga yenda ngo mpetswe n'iki. Ni Imana iduhetse, iraguhetse, iguhekanye na mama wawe, iguhekanye na papa wawe, iguhekanye na marume, iguhekanye na nyokorume, iguhekanye na ongeraho nawe. Winde bavuga nuko Imana iduhekanye nande. Ni ubu umuntu Imana ihetse imuhekanye nande? Muhekanye nuwe. Muhekanye nuwe. Azi kuvuga ko nge nawe turi kumwe mu mugongo w'Imana. Oya. Me turaheke. Wowe niba uri turahekeranye. Reka icyo tukemere ko niba ari cyo. Aka karimbo rero kamubanza mukumveho gatoya, ariko ngaye abantu batarumva indirimbo yanjye yitwa Iraduhetse, kubera ko hari igihe mujya kumva indirimbo mukajya kumva indirimbo z'ibikwangari. Jya umva indirimbo ya Karabo. Umva hano. Wetse wumve. Umva icyo bita umuziki. Uri murayumva? Wetse wumve. Kihagaze. Nyokwe. Toka bazimu. Hari hagiye hindi. Hari hagiye buhiya bulldog. Hari hagiye hiya bulldog. Ceceka sha.
mwayumvise babera tubanze dukezeho gatoya duceze Cheza wenyine kamerama babera tubanze duceze cheza wenyine kure duceze cheza wenyine haguruka duceze ndabona ntwara ari gufasha haguruka duceze iraguhetse ku mugongo aga kamera nushaka uyihagurutse genda sha akayigenere agufasha mura neza ufite amadeni iraguhetse twagiye ufite uburwayi iraguhetse nuko uvuga ari rwinshi iraguhetse tuka pepo ku mugongo wayo erega video twayirangije ubundi kamerama video yarangiye yide wabuze imyambaro iraguhetse nuko wabuze ibyo kurya iraguhetse Imana iraguhetse humura wigira ubwoba wabuze akazi iraguhetse Minerivare yabuze ariko iraguhetse ku mugongo wayo mucheze imiryango yakwanze uwiteka araguhetse wigira umutima uhagaze bikomeza kwiganyira araguhetse ku mugongo we kabisa mujye mushimira Imana abantu bagutaramana aho unyuze bakomera ngo kiriya kigiye gupfa ngo kirabura izuba rimwe ngo kimanike inkweto kuko Imana iguhetse ntacyo kibaye toka bikira babikira ku nshyushyu n'umugati bakizeho na bureba bagatangira kukuvuga bakakumanuka bakakuzamuka mwihangane indirimbo igiye kurangira none izuba cyabaga icyanyuma yasoreje none cyabuze akazi mubyine mushimira Imana kuba muhumeka shimira Imana ibindi izabikora ngiye karabo k'Imana ngewe sawa umva igisirimba we muri iki gisirimba iyo ni indirimbo yanjye y'akararo k'Imana mugende muyisacinge hano iri munsi hano hasi muyumve abashoferi muyicurange mu mamodoka abantu bose mufite imigongo ikomeye mugomba gushyiramo akabara indirimbo yumva atari sawa kubura ukweto mujye mushimira Imana muhumeka ni ukuri mugihumeka tunganya neza nari ngiye kunywa iyo mikoro fasha nkwereke fasha nkubura ukweto
urabona nta rusanya amatuza rusanya amatuza sha mushimire Imana mushimire Imana bo ya oya indirimbo ntabwo twarindira kirangira fasha hano mfasha ngere twambare ubundi rero gire gutya dukora ikiganiro uyu yitwa Pome murabizi ko twagiye dukorana ibiganiro mu minsi iheze mugabo twongeye turamugarura tugiye tumugarura ngaha shimire cyane nitata mikoro kuramo kuteri wewe wagiye ko turi mu kiganiro niko turabashimira cyane abantu mudukurikiye mbasaba kuza gusharinga ikiganiro ababanyi bari mu gihugu cy'u Burundi mwese aho muri hose turabatahize cyane tubifuriza gukomeza kumererwa neza aho muri hose abari Bujumbura abari mu Gitega abari mu Kibitoki mugabo ntago nakwibagirwa n'abari hano ahitwa mu Kabezi canke aho bita mu Kaziba nibyo nongere ntashye abari hano abari Ngozi ngaruke hano hino mu Bujumbura hafi yo kwa Sioni aho bita mu Kinama kwibarabara rya 11 aho bita kwa Chanceline Star Hotel namwe ndabasuhuje cyane nsuhuze mushuti wanje ukora hano kuri Kotebu gire ngo muraharaba ego yitwa Mwarabu ndagusuhuje cyane aho uri hose Imana ikomeze guumugisha ndasuhuza Emma nawe ndagusuhuje cyane nsuhuze witwa Tarsis afite na NGO aherereye muri Leta z'Ubumwe z'Amerika ariko nawe ni umurundi nsuhuza bari hano mu gihugu cya Uganda harimo Yago n'abandi bari mu gihugu cya Uganda barimo kutureba we ntabantu usuhuza hano ntabo suhuza ndabasuhuza abantu bose inshuti n'abavandimwe abanzi n'abatanzi mwese yego bahaye bizo umugore amaje kuraruka ariko ntacyo turajya tugenda Imana imutwaye yabaye bahaye akantu buza ni kabi ubwo iryo ni ishyari aha ubwo rero ntabwo ngewe nakwirengagiza abantu mukunda kunkurikira mugakurikira iyicano cyane mu supportinga nsuhuze Beatrice niba ariko yitwa izina rye rirambuye ariko ubundi nkunda kumwita Betty n'umwarimu kazi arita yumva afite na chano yitwa bari Monke ntabwo nibuka neza ariko afite chano nsuhuza witwa ni benshi abashaka ko nzajya mbasuhuza mujye mugira gutya murebe ikiganiro abari ku rubuga rw'inzahuke group harimo ba Murwanashyaka abitwa muri benshi cyane bari kuri runo rubuga rw'inzahuke muze no kureba iki kiganiro mu giparataje cyangwa se mu gisharinge abari ku rubuga rwa Tarsis Hope Ministry TV kuri WhatsApp namwe muze gusharinga iki kiganiro ndabasuje cyane abantu mwese mukunda kureba stati yanjye ndabizi murahari abanyamakuru Gasaro TV Pasi yo kumpanuro Big Man abanyamakuru ari kusuhuza wowe nabasuhuje ni bande usuhuza nabasuhuje bose ubuye gerageza usuhuze nka makeya nasuhuje abantu bose
Sasa rero tujye kuganira ibintu bigiye bikomeye bikomakomeye. Mama Ntwari rero nagira ngo twiganirire dutya, urumva mu minsi yashize ngiye kujya nkuzanirwa mu busesenguzi, uri tayari? nimbaza Mbo mu minsi yashize umugore mugenzi wawe yitwa Pastor Mutesi yaje ku mbuga nkoranyambaga abwira umuntu witwa Gaby, umugabo wa Pastor Fanny, avuga ko uwo Gaby ngo bigeze guhurira ahantu, ngo Gaby yagiye kwitawaza muri toilette, ngo ntiyitawaza neza ngo amazi amubana make, ngo mu nzara ze azanamo amazirantoki. Abarimo kurya mwihangana, ariko mu mvugo ya Kinyarwanda ni amabyi. Urumva ngo agenda muri kwasiteri arimo arabanukira, ngo Pastor Mutesi ngo yumva bamukura ngo Gaby bamukura muri iyo modoka niki. Nanone arongera aravuga ngo uwitwa Pastor Fanny, ubwo ni umugore wa Gaby, n'ubundi uwo Gaby yavuga ko yazanye amazirantoki mu nzara, avuga yuko uwo mu mama cyangwa se umugore we Pastor Fanny ngo atuye ahantu atuye ngo ari mu birutsi bya Pastor Mutesi byahahise ngo n'amazirantoki. Ibyo byose urabivugaho iki nk'umuntu ukunda gukurikiza imbuga? njye rero ndumva hagati aho ngaho uko ni ugusebanya. Pastor Mutesi kuvuga ngo Fanny ngatuye mu birutsi bye, ndumva wenda keretse nimba uwo mugabo yarahoze ari umugabo wa Pastor Mutesi, uwo Gaby, cyangwa se bakaba hari ahandi hantu bahuriraga. Kwese ndumva ibyo atari ibintu yaza guhagarara. Ese nk'umuntu w'umupasiteri, uravuga biriya yavuga by'uko avuga ngo afite yazanye amazirantoki mu nzara. umuntu w'umupasiteri ufasha abantu barenga 1000 ashumbye, ibyo ni ibintu yaza kuvugira ku mbuga nkoranyambaga. Ese byarabaye byo ni ngombwa ngo abitubwire, bitumarira iki se? Tubyumve mwiki, tubikuremo iki? Nk'umuntu nyine wize ufite ubwenge. Urabona yararenze umurongo w'abapasiteri. Yarenze umurongo. Nanjye ubwanjye ntabwo nabitinyuka ngo njye kubivuga, si ubwo pasiteri muzima ufite abantu ashumbye yakoze amakosa. Nawe ubwawe ntiwabivuga? Ntabwo nabivuga. Urumva ko nta wantera amabuye, nta muntu wapfa kuntera amabuye nk'uko we abantu bamutera amabuye abakristo yashumbye. Yarongeye avuga kuri Pastor Fanny nyine nawe nk'uko wari bikomojeho mu kanya ngo wayatuye mu birutsi bye byahise. Ese uyu Pastor Mutesi kuki yibasiye umuryango, yibasiye umugore n'umugabo babana? Ibi ngibi uko ubibona wowe ubibona gute rero? Nk'abantu bahuje umurimo ntibave mu matiku, bave mu matiku, kandi nanone bareke kuyazanamo abanyarwanda, kuko biriya bintu hari ibintu abantu bazana bamwe bakabijyamo bakabivuga, ugasanga rimwe na rimwe hariho bihuriyemo n'ibibazo kandi bitari ngombwa. Bajye bareba ukundi kuntu biyaranja mu gikari babivugireyo, ariko hari ibintu bazanira abanyarwanda batanabikeneye, nta n'icyo biri bubamarire. Byiza cyane rwose, urimo urabisobanura neza, ariko ntabwo iki kibazo nareka kukikubaza nanone. Ubwo bya Pastor Mutesi byo wenda tuse nkaho tubishyize ku ruhande. Hari umushuti wacu, ushobora kuba wenda we mutaravuganye ariko gihe twaravuganye cyane, ngira ngo nanakoranaga ibiganiro nawe wumva mpamagara kuri telefone, yitwa Bosco Empire. Bosco Empire mu mezi ashize cyangwa se mu kwezi gushize aherutse kwandagaza cyangwa se kuvuga nabo witwa Kasuku. Kasuku we harya Kasuku mwarahuye amaso ku maso? Ndumva twarahuye. Aherutse kuvuga Kasuku nabi, avuga ko ngo Kasuku ngo burya bamubona ngo se wa Kasuku ngo afite ubumuga bw'uruhu, ngo Kasuku ngo ashingiye kuri ibyo bintu by'uko Kasuku papa we afite ubumuga bw'uruhu, cyangwa se yakoreshaga yindi mvugo ngo Kasuku atagakwiye kugira ijambo mu bandi, Kasuku atagakwiye kuba yakaje mu bantu. Ibyo bintu Bosco Empire yavuze wowe urabivugaho iki nk'umuntu washatse umuntu ufite ubumuga bw'uruhu? Bien sûr. Bosco Empire ikintu namuvugaho, ni umuntu w'umusore ufite uko ameze nyine, ufite uko ari n'uko yiyumva. Saa izi ngizi nta muntu uhitamo uko agomba kumera.
none se ubu ngubu nta bantu ujya ubona bahinduka nyine barwara uburwayi bagahinduka kandi bari bazima. Nose ko kiba bitamubaho ko umubiri ngo ubyara udahatse. Hari ibintu atakagombye kuza kwirata ngo utazi umwanzi asiga umubiri. Umubiri we ntawe ujya uwirata. Hari n'ibintu nyine abantu bavuga utazi umwanzi asiga umubiri. asiba umubiri cyangwa asiga umubiri. Asiga umubiri. Rero ndumva yarakosheje. Yarakosheje kuko abantu bafite ubumuga bw'uruhu nta bantu nk'abandi, amaraso bava ni nk'ayo nawe ava, ibyo akora nawe wabikora, ibyo avuga nawe wabivuga, mbese nta rugingo afite udafite, cyangwa se n'uwo umupapa yavugaga adafite. Umva yararengereye, yakoze amakosa pe. Afite ukuntu yikorera ibiganiro bye, nagenda abyikorere, nagira amahirwe bikamugwa amahoro, ni amahirwe ye. Nese ubundi uyu Bosco Empire kataranabyara ashobora kuba ufite abana cyangwa wenda nta bafite, ariko twe tumuzi nk'umusore. Ubundi ubwo nabyara akabyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu azamujugunya? Oya, bariya ni babandi bababyara bakabakingirana mu nzu ntihagire ntabasohore, ntibavuge ko bababyaye cyangwa bakabica nyine bakabyihakana. Bosco Empire yaramutse abyaye umwana ufite ubumuga bw'uruhu buriya yahita amwica. None se atamwica nimba aza agasebya abo bantu bafite icyo kibazo, kandi yakaba yari umuntu bavugira akavuga bati aba bantu. Erega hari ibintu dukora twebwe abantu tukigaragaza abo turi bo, abantu bakatubona hakiri kare. Bosco Empire ejo bundi uwitwa Pastor Claude yagize gutya ajya mu karere ka Karongi ahitwa ku Mubuga, akoraho ikiganiro. Ku Mubuga ni n'ahantu mfite inshuti nyinshi cyane, nahakoreye concert zitandukanye. Ajya gutohoza neza amakuru ya Bosco Empire ku babyeyi be, aho Bosco Empire yagiye ku mbuga nkoranyambaga akavuga ko nyina yacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Akavuga ko nyina yacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, akavuga ko ngo mama we nyine yapfuye, nyine bamwishe bakamushyingura mu rwibutso rwaho, na papa we ngo ari uko nguko. Ariko papa yavuze ko papa we ngo yaguye ngo niba ari mu mpanuka. Ariko ubwo Pastor Claude yajyaga gutohoza amakuru, yaje gutohoza amakuru yuko mama wa Bosco Empire niba ntibeshye ko we yazize impanuka, ariko papa we ngo yaguye muri gereza. Ibyo byavuzwe no mu muryango wa Bosco Empire, uti muri gereza papa wa Bosco Empire yaguye yazira iki? Ngo yazize kuba ikintu nabivuga. Ibyo byose ni ibintu nakubwiye ngo ni ibintu umuntu we aza akitereka akavuga, kandi nyuma nyine bikamugaruka, kuko ibintu gukorera mu bantu byanze bikunze urabeshya rimwe kabiri gatatu, ariko hari n'abandi bantu baba biteguye kujya kukunyomoza bakavugisha ukuri. Rero hari izina abantu basebya, hari ibintu, hari ibyago u Rwanda rwaciyemo. Mba numva abantu batakabaye bakinira. Very good, urabivuze, ubivuze neza. Ako kantu gasubiremo, kandi ndakeka Imana ifashe iki kiganiro kibe gikurikiwe n'abantu benshi. Hari ibyago u Rwanda rwahuye nabyo abantu badakwiriye kuba bakiniramo. Ntabwo bakabaye barukiniramo pe. Yes, ko hari abantu bababajwe n'ibibazo bahuriyemo nabyo, babuze ababo, agahinda ari kose, ugasanga umuntu nawe araje arimo akinata aho ngaho abeshya ubusa. Niba byarabaye pe, nta n'ikibazo, nta n'uwo tuveye, ariko nanone wiza gukina ku mubyimba abahuriyemo n'ibibazo koko bya nyabyo. Yes, icyo kintu nicyo rwose, kandi ntekereza yuko abantu bazi kumva ukuri barimo barakumva. Ahubwo twongere turebe uyu Kasuku yashinjije, n'uyu munsi aracyamushinza. Kasuku yagiye ku mbuga nkoranyambaga za Kasuku Media TV aravuga ati uriya Bosco mureba ni ibyavuze, ndakotinga ibyavuzwe na Kasuku, ati uriya ni interahamwe, ati n'ikimenyimenyi afite ivangura ryamusagutse ryamurenze. Bosco nawe azabihakana, ariko mu kubihakana hakaza agaragaza ngo Kasuku ngo papa we ngo ni umuntu ufite ubumuga bw'uruhu. Ndirinda kubivuga ngo nerure ya mazina bajyaga bavuga ko Yakubu twaranayaciye. Ariko se koko Kasuku ko yashinjije Bosco ivangura, Bosco akabihakana, Bosco yagiye ku mbuga nkoranyambaga akagarura amazina y'abantu bafite ubumuga bw'uruhu baciye mu Rwanda, uyu munsi nta muntu ukivuga umututsi cyangwa umutwa cyangwa whatever n'ayandi mazina y'irondaruhu, sibyo?
Bosco we niba ugiye ku mbuga ukagarura ibintu byahise, harya ubwo ngubwo Kasuku arakubeshyera? Uburyo wumva urumva amubeshyera? njyewe ikintu nabwiramo Bosco Empire, namubwiye ngo utazi umwanzi asiga umubiri. ashobora no wenda no kudahinduka we ngo nyine agire icyo kibazo, ariko hari ikibazo byanze bikunze, hari ibindi bibazo bigiye bitandukanye umuntu ahura nabyo. Abaye ahuye nabyo buriya yabyihanganira? Ese abaye abyaye uwo mwana ufite icyo kibazo yamwihanganira? Njyewe rero uko nabibonye, reka mbivuge uko nabibonye nk'umuntu wavukanye ubumuga bw'uruhu, urumva, inshingiye ku magambo nakuze mbwirwa n'abantu uko njye nabibonye, Bosco Empire abyaye umwana ufite ubumuga bw'uruhu yamuniga akamwica. Aka kantu kameramani akanyumvire neza, ubwo yabyumvise icyo navuze. Bosco Empire nshingiye ku ivangura nabonye afitiye abantu bafite ubumuga bw'uruhu, abyaye umwana ufite ubumuga bw'uruhu yamuniga agahita amwica. Urumva? Ari kugira ibyo tumushinja, ntabwo tubimushinjije, turavuga ariko buriya umuntu ikintu wavuze ku muntu ukongera ukakivuga ukongera ukagishimangiza, ngo bajya baca umugani ngo akarenze umunwa akarushya ihamagara. Buriya ikintu icyo ari cyo cyose cyakurengera umunwa ukakivuga, kabona nibwo icyo kintu utaba wakagikorera cyangwa se nyine ari ukuvuga bisanzwe. Ikintu wavuze uba wakivuze, nta n'ikindi kintu wakora ngo ugisibanganye mu banyarwanda ko bumvishe icyo kintu. Nyine buri wese n'uzajya ujya kuvuga basi yajya abanza atekereza, harya ibintu ngiye kuvuga abantu babyumva birabasigara mu mutwe cyangwa biragenda. Ese ibi bintu ejo n'ejo bundi ko nzabyara umwana, uyu mwana niyumva ibi bintu, ese uwo mwana nzabyara we nawe kazabyara, ibi bintu biramutse bimubayeho byagenda bite? Ntiyazangaya. Nyine ujye ukoma urusyo ukome n'ingasire, urebe aha ngaha uri ubu ngubu, urebe n'imbere aho urimo kujya uko bizaba bimeze. Reka rero nagiye mbona hari n'abandi bantu baza bashyigikiye Bosco Empire, ngo witwa Mama Bebe. Mama Bebe we narakubonye uri muri icyo gihugu cya Uganda. Iki kiganiro ndacyohereza Bosco Empire, we iki kiganiro ndaza kucyoherereza. Nabonye uwo mumama ngo w'inshuti yanyu ngo witwa Mama Bebe, ngo niki, ngo avuga ubuhamya n'ibiki byose, ariko akaza kugaruka nawe yunga mu byo uvuga. Ubundi njye nababajwe na Mama Bebe. Mama Bebe watanze ubuhamya, uvuga amakuru yawe, uvuga uburyo n'iki inzira wagiye unyuramo z'ubuzima n'ibiki. Ntabwo we Mama Bebe nk'umuntu uzi ivangura ryabaye ndetse n'ivangura wewe ryagukorewe urarizi, ntabwo wagakwiriye kutinyuka ukajya ku mbuga nkoranyambaga ukishinga Bosco Empire ukunga mu byo yavuze. Ibyo bintu wakoze ni bibi, ugende wigaye. Niba ufite n'umugabo wawe, Imana ifasha kumva iki kiganiro agucyahe. Umuntu wakorewe ivangura, reka mbanze ibi bintu bivuga neza. Niba warakorewe ivangura wowe, abantu ugakura bavuga bati uyu muntu gutya na gutya ni inyenzi, uyu muntu ni iki, uyu muntu ni iki, wowe ukajya kwishinga. Ndavuga Mama Bebe, simvuga abantu muri rusange kuko abandi bo ni imfura. Wowe ukajya kwishinga Bosco Empire, nawe ukagenda ugakora titire uvuga ngo whatever, urabyuka ibyo wavuze, ngo Nyamweru, ngo n'ibiki biriya bintu uvuga we Mama Bebe. Uratekereza neza? Uri muzima mu mutwe? So icyo mbivugira ni iki, twebwe aka kanya dufite amahirwe yuko turi mu gihugu cyiza, igihugu gifite umuyobozi mwiza. Ntwari we, dufite amahirwe yuko turi mu gihugu cyiza, dufite ubuyobozi bwiza kandi bwubakitse neza, bwahaye uburere bwiza abanyarwanda bwo kutazongera kurobanura ku butoni. Ariko jye birambabaza iyo mbonye nk'ibi bintu by'ibigoryi nka biriya ngo ni ibya Bosco Empire, bikirobanura abantu ku butoni, bikoresha amazina nyandagazi. We Bosco Empire ngo ufite imbaraga harya, ngo uzahure ngo na Kasuku ngo murwane. Ubwo busore wiratana rero, reka nkwereke, hari benshi biratanye ubusore nk'ubwawe uyu munsi batakibasha no kuvuga, bakutse amenyo. Urumva ibyo bintu
ntabwo ari byo. Ngiye ku giti cyanjye sorry wenda kuba mba ngaragaje reaction iri hejuru, ariko Bosco Empire wakoze ikosa. Ubizi nk'umuntu wagiye umpamagara nkaguha ikiganiro, wagiye umpamagara nkuha ibiganiro ukambaza, urabizi ibintu byinshi twagiye tuganira, ugatinyuka ukajya hariya ngo womonganye wagiye Uganda utangiye kuvuga amafuti. Reka nkwereke rero ibyo bintu utangiye kwigira we Bosco Empire, wansubiza utansubiza I don't care. Icyambere cyo nuko mvise ibyo nkubwira, iherezo ryawe rizaba ribi nutitonda. Uribuka umuntu wigeze kujya, nigeze gusaba ikiganiro akakinyima akaza guhanuka ku gipangu, wowe ibyawe bizakuba inshuro 100 kandi nutitonda. Ibi bintu bawinjiyemo byo kwataka ikiremwa muntu cy'Imana, sha Imana, umuntu Imana yaremye ukamwataka gutyo ushaka kumuburaguza. Je nahamagaye Kasuku ejo bundi ndamwiyama, nahamagaye Kasuku ndamubwira ni we Kasuku, kuki umuntu witwa Bosco Empire urimo uramusubiza ubeshura? Kasuku naramuhamagaye ngo none se ngo uragira ngo nkore ikikara, ndavuga we subirayo kora ibiganiro bya nyabyo, ureke kumubembekerereza uriya yarangije guta umurongo. Arambwira ati mbabarira reka ngende wa mugane ibi bintu arambere se byakubabaje, ntiyego kuri Kasuku nkunda kubi. Aragenda mukora ibiganiro Bosco araseba, nibwo bagiye kuzana ziriya nkuru z'uko papa we yaguye muri gereza ajije jenoside. None se Bosco Empire niba papa we yaraguye muri gereza yarakoze amahano, ubu we ko ntawe kwishisha cyangwa kwinube, utekereza yuko urwo ari urwibutso rwiza papa we yasigiye abantu? Ntabwo nta icyaha cy'umuntu ni gatozi, ariko nawe niba uzi ko papa wawe yasize icyo kintu already ntawe ufite icyasha, wavukiye mu muryango mubi. Papa wawe papa we nibarisha abantu. Oya ibyo ngibyo byihorere, mwihorere. Oya buretse. Mwihorere niba urumva yumvise. Buretse gato. Mwihorere rwose. Impamvu ngiye nkubwira ngo mbivugeho nuko nzi ko umuntu witwa Bosco Empire biriya bintu yabiteguranye ubwitonzi no gushaka guharabika abantu mu buryo yateguye. Niyo mpamvu ngiye mba nshaka kugira ngo musubize. Ngewe ikababwire mama Ntwari, ngewe umuntu yanyatatse ubundi ndabanza nkamwihorera akataka, cyangwa iyo umuntu yatatse bagenzi banjye ndamwihorera akataka akavuga, ubwo nanjye yonje nzanje. Kandi noneho ngewe mukanya Bosco niyongera gukora ikiganiro yataka abantu bafite ubumuga bw'uruhu, Bosco nzongera nkora ikindi kiganiro nagikorera hano, nagenda ku yandi ma TV nzakora ikiganiro nkuvuma, nzakuvuma kandi ni nkuvuma uzagwa ahantu habi, izina ry'Imana nzagwa ahantu habi, nzakuvuma. Sinifuza kuzabura ubugingo, ariko nzakuvuma kabisa ku buryo uzapfa warakutse amenyo yose, igisenge cyo hejuru n'icyo hasi byarakutse umeze nk'inka y'inkungu. Mwihorere Imana izamuhemba. Yes. Aha mama Ntwari rero Satani nibiki ikintu wanga ko yes ngo kuyavuga siko kuyamara. Rero urabwira icyo abantu, ikintu ubwira abantu cyane cyane mu butumwa wabahabwa inama, cyane cyane nk'abantu bakigira ivangura. Impamvu nkunda kubivuga, mama Ntwari uracyari muto, wenda we n'imyaka ufite, wavutse jenoside yarabaye yaranarangiye, ariko uyu munsi dufite abantu bakigira ivangura, ryaba iry'uruhu ryaba iry'amoko. Umuntu urenga ku mpuguro nziza z'umukuru w'igihugu akaba agifite ivangura, uramubwira uwo muntu ntabwo turi kumwe. Uwo muntu ikintu namubwira cyo nuko atishakira amahoro. Bose u Rwanda rwacu baduhaye amahoro, perezida wacu atwigisha kuba umwe, abandi umunyarwanda, nta rindi zina yongeyeho. Ubwo abongeraho amazina rero bafite icyo bashaka. Yego. Ikindi rero mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi, nagira mbabwire ngo umutekano ni furu, tumeze neza, kandi dushimira Imana yaduhaye abayobozi beza batubera amaso, badukingira ikibi. Ikindi buri muntu wese uri hano mu Rwanda ugomba utegetswe guha umutekano mugenzi wawe, wanga ukunze. Urumva iki gihugu cyavuye kure, cyavuye ahantu habi. Niyo mpamvu mbabwira ngo niba buri muntu wese agize amahirwe akabahumeka, mugerageze bera umutekano mugenzi wawe.
kuko uyu mutekano w'igihugu kugira ngo ugerweho byavunnye abanyarwanda babohoye igihugu. Byavuniye abantu bagomba kujya bumva bakajya ku murongo, ibindi mukagabanya amagambo, mugabanya amagambo, mugendane n'uko leta n'icyo leta ibashakamo. Aca manene, mugabanya amagambo, mugabanya ibintu byo kuvugira bamwe na bamwe bafite imyumvire ya fake y'uburozi, mukimye ibyo bintu byanyu mubibike mu nda zanyu, ubundi tugendane n'igihugu umurongo ku wundi. Sabo rero ibindi Imana ibaha umugisha, Amantwari ndumva yabaha nimero ze abashaka kumuremera, ariko mujye munamuremera, dore ubu yatangiye ibintu byo gucuruza, bari hirya no hino mu masoko atandukanye, bahe nimero zawe, yasigaye acuruza ibintu bitandukanye. Ntuzabireba. Nimero yanjye ni 0780 046 92 32. Urakoze cyane, twagushimiye. Namwe Imana ibarinde, ibindi see you next time.